Blog Talk Radio. nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze abo turi kumwe muri iki kiganiro kuri iyi tariki ya 18 z'ukwezi kwa 10 2020. ubwo rero abo turi kumwe mwese ndabakiriye, mbaha ikaze kandi ndabashuhuje, ndetse hamwe n'abazagikurikira nyuma hano kuri radiyo Iteme. muri kumwe n'umuvandimwe wanyu Ndwaniye Simeon. ndagira ngo kandi nongere nshimire ubuyobozi bwa radiyo Iteme bukomeza kuduha iki gihe cya buri wa mbere w'icyumweru cyangwa se buri Sunday
iki gihe akaba ari cyo gihe dukurikiramo ibi biganiro by'inkuru nziza. Urunana rw'Abanyarwanda baraharanira impinduka mu Rwanda rukaba rwarashyizeho na gahunda iha ubwisanzure buri dini ngo itambutse ibiganiro byaryo. Ubushize twaganiriwe n'umubwirizabutumwa Paul Kanyenzi ku kiganiro yise ngo icyorohereye cyahindutse igikwacaraye. Inkuru nziza y'uyu munsi irahamagarira abantu bose igira iti ngwino ugure, ngwino ugure. Reka dusenge. Mana yacu, urakoze nanone muri uyu mwanya kongera kutwakira kugira ngo tuganire nawe, kugira ngo tuganire n'Abanyarwanda aho bari hose ku isi yose, kugira ngo tuganirize. Turagushimye cyane kuko ibi bihe wabiduteguriye ukaba warabiduhaye kugira ngo duhure kuri uyu murongo w'iyi radiyo Iteme waduhaye kugira ngo tuganirireho ibiganiro nk'ibi. Urakoze Mana kuko uri kumwe natwe. Ni amasezerano yawe adakuka twizera, wavuze yuko aho duteraniye aho ariho hose tuvuga ijambo ryawe, tukuvuga, tukuganira, yuko uzaba uri kumwe natwe, yuko uzaterana natwe. Akaba ari muri ubwo buryo twizeye tudashidikanya ko turi kumwe muri uyu mwanya. Urakoze Mana, turakuraritse rero kugira ngo ubane natwe, utuyobore, uyobore iki kiganiro. Twebwe igihe cyose twashaka kuvuga ibiduturutsemo twebwe ubwacu ntaho byagera, ahubwo byaba ibyo kuturimbuza. Niyo mpamvu tukuraritse kugira ngo presence yawe aba ariyo iba hano, iba muri iki kiganiro, kugira ngo kibe kiyobowe nawe ubwawe. Nuko rero ubuntu bwawe bukomeze bubane natwe, uhire uhimigisha abakurikiye iki kiganiro ndetse n'abazagikurikira nyuma, kugira ngo twese dukomeze dukizwe n'ubuntu bwawe. Urakoze kutwumva, urakoze kudusubiza. Tugushimiye yuko uri Imana yumva, utari ikigirwamana, utari Imana nka za zindi zikorwa n'abantu kandi bakongera bagasubira inyuma bakajya kuzisenga. Tugushimiye yuko uri Imana rurema yaturemye, akaba ariyo twambaza mu gihe cyose dukennye kandi turakennye, kandi tugushimiye yuko uri Imana isubiza. Nuko rero turakuraritse kugira ngo ubane natwe muri byose, tubyambaje mu izina ry'umwami wacu n'umukiza Yesu Kristo, amen. Mu bihe byashize, mu kindi kiganiro duherutse kugira cy'inkuru nziza twagize ku itariki ya 20 z'ukwezi kwa 9, twari twaganiriye imirimo y'uburyo butatu nk'uko tuyibona mu byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 14 kugeza 16. Reka twongere tuyisome kugira ngo twiyibutse. Ngo wandikire marayika w'itorero ry'i Laodikiya uti uwiyita amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, inkomoko y'ivy'Imana yaremye, aravuga aya magambo ati: nzi imirimo yawe yuko udakonje kandi ntubire. Iyaba wari ukonje cyangwa wari ubize, nuko rero kuko uri akazuyaze udakonje ntubire, ngiye kukuruka. Iyi mirimo y'uburyo butatu twaganiriyeho, iya mbere irakonje, iya kabiri irashyushye, iya gatatu ni akazuyaze. Nk'uko biboneka, iya gatatu uyu mugabo wita amen cyangwa se umugabo ukiranuka w'ukuri ari we Yesu Kristo yarayibasiye cyane, ageze ubwo abwira uyikora wese ati
ntuzi ko uri umutindi wo kubabarirwa? Ndetse ati ngiye kukuruka, kuko igiteye iseseme cyose nta kindi umuntu akora uretse kukiruka. Twasanze ko Laodikiya itabuze imirimo, ifite imirimo, ariko imirimo yayo ni akazuyaze. Kandi imirimo y'akazuyaze dusanga ko ari imirimo y'uburyarya, ya yindi ukora ugendereye kugaragara neza imbere y'abantu, ya yindi ikwerekana ko uri utari we, ya yindi ukora ugendereye gushimwa no kugaragara nk'igitangaza kandi mu by'ukuri uri mubi, ya yindi ituruka ku narijye, ya yindi izirana no kwicisha bugufi, ya yindi ituma wibwira ko uri igitangaza, uri intungane, ndetse kurusha abandi bose, uri umukire, utunze kandi utunganiwe, nk'uko nyine tubibwirwa mu byahishuwe mu murongo ukurikiye iyo ngiyo tumaze gusoma, ibyahishuwe igice cya 3 umurongo wa 17, aho wa mugabo wiyita Amen, umugabo wo guhamya kandi ukiranuka w'ukuri, aho akomeza avuga ati kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, agakomeza ati utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Birababaje cyane kumva uko iri torero ry'i Laodikiya ryiyevaliwa cyangwa se ryibona, yuko ryibona ko ari irikire, ritunze, ritunganiwe, ntacyo rikennye, ariko tukongera tukabona uburyo wa wundi wita Amen, wa mugabo wo gukiranuka, uburyo aryevaliwa, uburyo we arivuga, akavuga ati utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene n'impumyi ndetse wambaye ubusa. Birababaje cyane kandi biteye ubwoba. Twasanze yuko imirimo ikonje isanzwe, Pawulo yanayanditse mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 19, twayisomye ibihe byinshi ntabwo twongera kuyisubiramo, ya yindi gusambana, gukora ibiteye isoni n'iby'isoni nke, gusenga ibishusha, kuroga, kwangana, guto n'ibindi byinshi. Icyo gihe impamvu iyo mirimo isanzwe ni ukuvuga ngo umuntu aba yarahisemo gutegekwa na kamere, yaramaze kubyiyemeza ku buryo biba bitakimutera imbogamizi, bitakimutera isoni, abikora nk'ukora ikintu icyo ari cyo cyose cyemewe, ndetse aba yaramaze no ibyo kurimbuka, kuzarimbuka ntacyo biba bimubwiye iyo adahindutse, kuko iteka ryose nicyo Imana yacu ibera nziza, iteka ryose haba hari amakiriro mu gihe cyose umuntu ahindutse. Imana iramubabarira, ikamwakira hahandi ari, ikahamuvana, ikamushyira ahandi heza hatandukanye naho. Ya mirimo ishyushye nayo ariyo mirimo ya kabiri, niyo umuntu nanone nayo tuvuga ko isanzwe. Iya mbere ni imirimo ya kamere, irasanzwe, niyo umuntu aba yarahisemo. Iya kabiri nayo ni imirimo ya yindi Bibiliya yita imirimo y'umwuka, ya yindi nayo iboneka mu Bagalatiya igice cya 5 umurongo wa 21, kuko Pawulo amara kuvuga ya mirimo ya kamere agakurikizaho imirimo y'umwuka. Iyo nayo ni imirimo isanzwe, ni imirimo umuntu aba yarahisemo, imirimo yo kwizera, ya yindi yadutunganirijwe isi itararemwa ngo tuyigenderemo nk'uko tuyibona
kandi twayibonye mu Baefeso igice cya 2 umurongo wa 10, aho Pawulo yivuga ati kuko turabo yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yateguye kuva kera kugira ngo tuyigenderemo. Iyo nayo ni imirimo isanzwe umuntu aba yarayiyemeje kuyikora, kuyigenderamo, yaramaze kwiha uyitanga kugira ngo ayimutunganirizemo, ayigenderemo. Iyo nayo irasanzwe, Imana irayemera. Ikorwa n'umuntu wamaze kwakira Yesu Kristo kugira ngo agenge ubugingo bwe. Iyo ngiye uko ari ibiri niyo iri normal, niyo yemewe. Ariko iya gatatu ya yindi yitwa kazuyaze, ni ukuvuga ntikonje ntinashyushye, iri aho ngaho hagati. Iyo ngiyo ni imirimo idasanzwe, ni ya yindi twavuga ko yiyorobeka, igashaka kuba hagati kugira ngo itagaragara. Yiyorobeka, yigira nyoni nyinshi, y'uburyarya. Niyo ya yindi itera wa mugabo ukiranuka w'ukuri iseseme, kugeza ubwo avuga ati ngiye kukuruka. Birababaje kubwirwa ijambo nk'iryo bene data, birababaje. Ndabaha icyitegererezo kimwe cy'iyi mirimo imeze itya, cy'iyi myitwarire imeze itya. Ahari bamwe mushobora kubona ko nagiye kure cyane, yuko mbigereranyije kandi bitashoboraga kugereranywa, ariko nabirebye nsanga bihuye cyangwa byenda guhura. Ndabaha icyitegererezo cy'ubuyobozi buri mu Rwanda. Ubuyobozi bwo mu Rwanda bushaka kumvisha abanyarwanda yuko ari ubuyobozi bubafasha, ubuyobozi bwabakijije, ubuyobozi bwahagaritse jenoside, ubuyobozi bwabazamuye, ubuyobozi bwabazaniye ubukire mu gihugu, ubuyobozi bumaze kubageza ahantu hashimishije, ubuyobozi bukunda abaturage, bukunda abanyarwanda, ubuyobozi buhiga abantu bose bashaka kugirira abantu nabi, abanyarwanda nabi, ubuyobozi bw'igitangaza. Bakabyumvisha abanyarwanda, bagashyiraho bya bindi umuntu yakwita hypnotization, cyangwa se kubwira umuntu ikintu ukakimwinjizamo nubwo cyaba ari ikintu kitari cyo, ariko kubera gukomeza kugitsindagira ubwonko bwe ukageza ubwo bukonfyuzinga cyangwa ubwipnotiza, agasigara abona hari kw'ibyo uvuga ari iby'ukuri. Uko niko ubutegetsi bwo mu Rwanda bumeze. Ndetse bakabwira abanyamahanga bati turi ibitangaza, twakoze ibi n'ibi, turafasha abantu, turakiza abantu, abanyarwanda turabakunda, tumaze kubazamura, turakora ibyo abandi banyafurika batigeze bakora iteka ryose, dore ubuyobozi bwacu ukuntu bumeze. Nyamara kandi ibyo uvuga ibyo byose ukaba ubitse amalisiti ahantu hatazwi yaba ugomba kwica, ukaba ufite amalisiti yaba ugomba kurigisa mu buryo butazwi kandi budasobanutse, ukaba ufite amalisiti yaba ugomba gusenyera, ukaba ufite amalisiti yaba ugomba kugirira nabi, yaba ugomba gucecekesha kugira ngo batazigera bagira icyo bavuga, batazigera bumvikana, yaba ugomba kunyereza, yaba agomba kuva ku isi. Ayo malisiti ahari, ubazi, ubatekereza, ubafite kuri wowe, kuri gahunda yawe. Bwacyo umuntu akabura, bwacyo undi akabura, ukagenda ukabeshya uti ninde. Mwese mwumvise muri cya gihe
bajugunyaga abantu mu mugezi bakigira inyoni nyinshi bati abo bantu bagomba kuba bavuye i Burundi, abo bantu bagomba kuba bavuye hehe, ariko byose babaga babizi. Bakigira inyoni nyinshi, bakigira ibitangaza, bakigira abantu batariho ikibi cyangwa ikizinga icyo ari cyo cyose, bagashaka kumvikanisha ko ari ibitangaza. Bene iyo mirimo ni ya yindi nashushanya cyangwa se nagereranya n'imirimo y'akazuyazi, imirimo idashyushye ntikonje, uretse ko bamwe bashobora kuvuga bati iyo ngiyo irakonje, birashoboka nabyo, ariko iyo hajemo cya kintu cy'uburyarya cyo kwerekana ko uri icyo utari cyo, kandi ubutegetsi bw'iwacu niko bumeze, gushaka kwerekana ko ari ubutegetsi buri icyo utari cyo. Ndizera ko kubugereranya gutyo ntaba nkabije, bugashaka kwereka abanyarwanda yuko ari ubutegetsi bukomeye bukora ibintu bitangaje, bwabavanye aha n'aha 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 bukaba bubagejeje aha n'aha, bugashaka kwereka amahanga yose yuko ari ubutegetsi buruta ubundi butegetsi bwose, nyamara kandi abaturage baraboze baranutse. Ngubwo uburyarya, ngubwo ngako akazuyazi. Ubwo rero akaba ariho icyigisho cy'uyu munsi cyaturutse kuri wa mugabo ukiranuka, wa wundi wiyita amena, uvuga ati unteye iseseme wa muntu we umeze utyo, watorerewe rimeze gutyo. Ubwo yabwiraga itorero ry'i Lawodikiya, unteye iseseme ndashaka kukuruka, kuko igiteye iseseme umuntu arakiruka. Niho icyigisho cy'uyu munsi cyaturutse, aho wa mugabo ukiranuka w'ukuri atanga inama y'icyo wa mutindi wo kubabarirwa yakora, wa wundi w'akazuyaze, wa wundi wibwira ko yakoreye abantu ibitangaza, ko yabafashije, ko akora ibintu bitangaje, nyamara kandi atazi yuko akora ibintu binuka, ibintu bibabaje, atazi ko ari umuntu, ko ari umutindi wo kubabarirwa, wo kubabarirwa. Ariko wa mugabo wo gukiranuka w'ukuri, kuko ni imfura, atanga uburyo bwose bwo kugaruka kugira ngo wongere ube umuntu, kugira ngo wihane. Hari abantu benshi bashobora kuntera amabuye bavuga bati urashaka kuvuga ko buriya buyobozi bushobora kwihana bukababarirwa? Njye ndakubwira ngo birashoboka, nta kitababarirwa ku Mana, nta cyaha kitababarirwa. Nubwo ushobora kwibwira ko byarenze ibintu bakora bariya bayobozi bo mu gihugu cyacu, yuko birenze urugero, mu maso yacu no mu bitekerezo byacu bishobora kuba birenze urugero, ariko ikintu icyo ari cyo cyose uramutse ukihannye ukikubita imbere y'Imana, ukayisaba imbabazi, ugasaba imbabazi abo wahemukiye, ukicisha bugufi, ugahinduka mushyashya, Imana nta kidashobora guhindura, nta muntu idashobora kubabarira, nta muntu idashobora gukiza. Niyo mpamvu Imana yacu ikomeye, kandi ariyo itandukanye n'izindi mana zose. Nuko rero uyu mugabo wo gukiranuka aratanga inama y'icyo wa mutindi wo kubabarirwa yakora ataramuruka. Icyo amubwira, inama muha, ari cyo cyigisho cyacu cy'uyu munsi, ariho icyigisho cyacu gishingiye. Aramubwira ati ngwino ugure. Uku nguku akaba ari ukurarika gukomeye, bavandimwe. Wa mugabo wo gukiranuka atubwira cyangwa aduha inama, tugira atubwira ati nimuze mwese mugure, twese ngwino ugure. Lawodikiya
reka tubanze turebe aho ibi byose byavuye. Wa wundi wita amena avuga ati ngwino ugure, nimuze mugure, abwira itorero ry'i Lawodikiya. Lawodikiya yari umujyi ukize cyane cyane. Muri kiriya gihe isi yategekwaga n'Abaroma. Muzi ko ingoma z'isi zagiye zisimburana gutegeka isi. Abaroma basimbuye Abagiriki mu mwaka w'168 imbere ya Kristo, barakomeza baraza kugeza ahari nko mu mwaka wa 500 nyuma ya Kristo. Isi yategekwaga rero n'Abaroma. Noneho uyu mujyi w'i Lawodikiya ukaba waragize imyaka myinshi yo gukira cyane. Ukaba warakize kubera impamvu zikurikira. Impamvu ya mbere, wari umujyi wubatswe mu isangano ry'imihanda ikomeye cyane, imihanda nyabagendwa yakoreshwaga mu bucuruzi bukomeye. Iyo mihanda yahuzaga Lawodikiya n'indi mijyi ikomeye cyane nka Efeso, Simurina na Sardis. Iyi mijyi uko ari 3 nayo iboneka mu byahishuwe igice cya 3, hariya Yesu Kristo cyangwa wa mugabo ukomeye wo gukiranuka n'ukuri, aho abwira Lawodikiya ati nzi imirimo yawe. Ni nako abwira iyi mijyi yose cyangwa amatorero y'iyi mijyi yose, Efeso na Simurina na Sardis. Iyi mijyi yari imijyi ikomeye cyane muri icyo gihe, nayo iboneka mu gitabo cy'ibyahishuwe. Uyu mujyi rero Lawodikiya wari wubatswe mu isangano ry'imihanda ikomeye nyabagendwa yakoreshwaga mu bucuruzi bukomeye, yahuzaga uwo mujyi Lawodikiya n'iyi mijyi uko ari 3. Iyi mijyi yose kandi muribuka ko nyine tuyifite muri iki gice cya 3 cy'ibyahishuwe. Iyi mijyi uko ari 3, wa wundi wita amen yagize icyo nayo ayivugaho, ariko uyu munsi ntabwo ari cyo tugendereye, ntabwo tubijyamo, ahubwo uyu mujyi w'i Lawodikiya niwo dukomeza kuvugaho nk'uko twawutangiye ubushize. Kandi uyu mujyi w'i Lawodikiya twibuke ko cyangwa tumenye ko wari wubatswe mu gihugu ubu ngubu cyitwa Turukiya. Uwo mujyi ntukiriho, ariko ba excavators cyangwa se bariya bize archaeology, bize ibintu bya kera n'inyubako za kera zitakiriho, nka za Babuloni, za Niniwe, za Lawodikiya. Iyo mijyi yose aba archaeologiste baragenda bagacukura, bagasanga ukuntu yari imeze, bakayiga, ndetse bakabonaho n'inyandiko zayo zari zihari zose, bakaziga bakamenya ibyayo byose. Iyo ni ingingo imwe yatumaga uwo mujyi wari ukize cyane. Iyindi ngingo igaragaza ko uwo mujyi wari ukize cyane, uwo mujyi wa Lawodikiya wari centre y'imyenda yambarwaga muri ibyo bice byose bizengurutse Lawodikiya. Imyenda y'igiciro cyinshi n'iy'igiciro icyo ari cyo cyose yambarwaga i Lawodikiya, ariko ikanambarwa muri iyo mijyi yose izengurutse, ndetse ikagenda ikagera no hanze hose. Kuko Lawodikiya hakorerwaga imyenda, hari inganda zikomeye cyane zikora imyenda. Imyenda yari izwi cyane, imyenda ya elegance, abantu benshi cyane bambaraga ukabona baberewe. Yari imyenda myiza ihendanye, ariko habagamo n'idahendanye, imyenda y'ubwoko bwose n'iciriritse. Hari inganda zikomeye cyane z'imyenda. Urumva ko wari umujyi ukomeye cyane. Icya gatatu, wari umujyi ufite sisitemu y'amabanki, ku buryo twakwita sisitemu y'amabanki yari imeze icyo gihe, nubwo yaba itari imeze nk'iki gihe, ariko yari ihari. Ku buryo sisitemu y'amabanki yaho yari ikomeye cyane, amafaranga yaho kuko bari bayafite menshi cyane, bari bakize cyane, bari bafite uburyo bayageneye, bayabikagamo uburyo butabaga ahandi.
hari ubukire buhambaye cyane, kandi bari bafite ubutare bw'igiciro cyinshi cyane cyane zahabu. urumva ko ayo mabanki yaho yari afite ibyo abika, yari afite ibyo ajera bikomeye cyane, kuko uyu mujyi wari ufite zahabu nyinshi cyane. ingingo ya 4 yari yerekana ubukire bwabo. hari amafarumasi akomeye cyane, farumasi zakoraga imiti y'amoko menshi, ariko imiti y'amaso yari yaramamaye cyane. iyi miti y'amaso niyo yari yaramamaye mu miti yakorerwaga Laodikiya, ku buryo ari ikindi cyari cyaratumye Laodikiya yamamara cyane. muribuka ko ku murongo wa 18 w'ibyahishuwe igice cya 3, Yesu Kristo wa wundi wita Amena cyangwa wa mugabo ukiranuka kandi w'ukuri atanga inama abwira Laodikiya, kandi atubwira akagira ati, dore ndakugira inama. yabanje nk'uko mubyibuka avuga ati, kuko uvuga uti ndi umukire, ndatunze kandi ndatunganiwe, ntacyo nkennye, utazi yuko uri umutindi wo kubabarirwa kandi uri umukene w'impumyi ndetse wambaye ubusa. dore ndakugira inama. ku murongo wa 18 ati, dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda. wa mugabo wita Amena, wa mugabo wo gukiranuka w'ukuri, ibyo avuga byose afite aho abihera, kuko uyu mujyi wari ufite zahabu nyinshi cyane cyane. noneho aravuga ati, zahabu zawe uribwira ko ari ibitangaza, ariko ndakugira inama nguze ungureho zahabu, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda. kubera ubwo bukire bwose, itorero ry'i Laodikiya ryari ryuzuyemo abakire bari bararenzwe. ibyo bakoraga ntibibe ibyo guhesha Imana icyubahiro, ahubwo bikaba ibyo kwihesha icyubahiro. ariko ikintu cy'ingenzi nifuza kuvugaho yuko Kristo avuga, aravuga ati, ngwino ugure, ngwino ungureho. ikibazo kikaba cyabiki twari dutangiye kibaza ngo ibyo ugura ni ibiki, ibyo tugura ni ibiki, iby'Imana ishaka ko tugura ni ibiki, ibyo wa mugabo ukiranuka kandi ukora ashaka ko tugura ni ibiki, ashaka ko Laodikiya igura ni ibiki. ati, dore ndakugira inama, ungureho izahabu yatunganirijwe mu ruganda. bari bafite zahabu nyinshi, ariko wa mugabo wita Amene yarazigaye. ni ukuvuga ngo yasanze izahabu zabo ari ibikwangara, atari izahabu nyazo. aravuga ati, muze mungureho zahabu yatunganirijwe mu ruganda, mubone uko muba abatunzi, ubone uko uba umutunzi. ni ukuvuga ngo zahabu yabo ntacyo yari ivuze, ntaho yari ihuriye na zahabu nyazahabu. iyi zahabu rero Yesu ayigurisha, ikaba isobanura kwizera gukorera mu rukundo, kwa kundi kunyura mu muriro, kwa kundi kudasubira inyuma. nicyo kisobanuye. ngwino ugure, ngwino ungureho. ikindi kibazo noneho kikaba ngo, mbese iby'Imana biragurishwa? ubuntu bw'Imana buragurishwa? ese icyo wa wundi wiyita Amena, wa mugabo w'ukuri, wa mugabo ukiranuka, icyo agurisha ni iki? ese igiciro kizarihwa mu mafaranga cyangwa se? reka tubanze twibaza ibyo bibazo, ndetse tutaraganira cyane, tutaravuga ku byerekeye ibi ngibi agurisha, nk'uko tubibona mu byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 18.
bizarihwa mu mafaranga cyangwa se ni mu bundi buryo? Ubundi se definisiyo cyangwa se ubusobanuro bw'ijambo kugura mu madikisiyoneri buvuga ko ushobora kugura utanze amafaranga, cyangwa se muri dikisiyoneri bavuga ko ushobora kugura utanze amafaranga cyangwa se utanze ikindi kintu icyo ari cyo cyose gishobora gukoreshwa mu kugurana ukaba uguze, nk'uko kera byahozeho amafaranga ataratangira gukoreshwa cyangwa ataraba menshi. Icyo gihe baraguranaga, mu gifaransa babyita système de troc, mu cyongereza bakacyitwa barter system. Ibyo ni ibintu byakoze abize ekonomi cyangwa amateka barabizi yuko ibyo bintu byakoraga kera cyane. Wa wundi rero wita amen nawe ari we mugabo wo gukiranuka, hari ahandi yari yarigeze nanone ararikira abantu kugura. Ni ukuvuga ko aragurisha, ntabwo ari rimwe gusa yabivuze. Hano mu byahishuwe igice cya 3 umurongo wa 18 ati dore ndakugira inama ungureho, ngwino ungureho, ndagurisha, ngwino ugure. Ariko hari n'ahandi yongeye kubivuga, yari yarabivuze mbere muri Yesaya igice cya 55 umurongo wa mbere. Yesaya 55 umurongo wa mbere, wa wundi wita amen, wa mugabo wo gukiranuka n'ukuri, Yesu Kristo yaravuze ati yemwe abafite inzara n'inyota, yemwe abafite inyota nimuze ku mazi, kandi n'udafite ifeza nawe naze, nimuze mugure murye, nimuze mugure vino n'amata, mudatanze ifeza cyangwa ibindi biguzi, ariko nimuze mugure. Murumva rero ko ntabwo bwari ubwa mbere agurishije, ahubwo aragurisha. Ikibazo noneho ni kiriya twabajije ngo mbese Yesu Kristo aragurisha koko? Mu yandi magambo dushobora kwibaza ngo mbese ubuntu bw'Imana buragurishwa? Kuko mu ijambo ry'Imana dufite ahantu henshi hatubwira ko ubuntu bw'Imana butagurishwa, na Pawulo yigeze kubivuga abibwira umugabo wari ushatse kugira ngo bamuhe ku mwuka bari bafite ukora ibitangaza kugira ngo nawe ashobore kubikora, ati ndetse ndabaha amafaranga mushatse yose. Pawulo aramubwira ati pfana ifeza zawe, ubuntu bw'Imana ntabwo bugurwa ifeza. Ariko Yesu ati ngwino ugure. None se icyo uwo wita amen agurisha niki? Niki? Aragurisha ibintu bitatu. Icya mbere ni kiriya twavuzeho. Aragurisha bwa mbere izahabu. Izahabu yatunganirijwe mu ruganda, kuko azi ko izo dufite nk'uko nabivuze ari ibikwangara. Izi zahabu rero nanone reka mbisubiremo, zikaba zishushanya kwizera, kwa kundi gukorera mu rukundo, kwa kundi kwakomeye cyane, kwa kundi kwanyuze mu muriro, ntigushye, ntigukongoke, kwa kundi kutajegajega, kwa kundi kudasubira inyuma. Ngicyo ikizahabu zishushanya. Ni ukuvuga ngo Laodikiya y'iki gihe ni twebwe, kuko natwe uramutse ugiye mu gice cya 3 cy'ibyahishuwe urahasanga aya matorero yose uko ari 7. Wagenda ukagenda ushyira buri torero mu gihe cyose cy'amateka y'isi, ugasanga itorero rya 7 ari ryo Laodikiya riza rikagwa muri iki gihe cyacu. Iki gihe cyacu mu yandi magambo akaba ari twebwe twitwa abanyalaodikiya, babandi b'indyarya, babandi bakora ibintu kugira ngo batagendereye guhesha Imana icyubahiro, ahubwo bagendereye bo ubwabo kwihesha icyubahiro.
kandi babeshya ngo barahesha Imana icyubahiro. Muri iyi minsi hadutse amadini menshi cyane, ndetse amadini ya Gikristo, ukumva ngo itorero ibunaka, umuntu runaka yatangiye itorero. Mu by'ukuri wakurikirana hashize nk'igihe akora n'abantu baramukurikiye, ibintu byaracitse, ugasanga nta guhesha Imana icyubahiro kurimo, ahubwo ni umuntu ufite inyungu ze, ufite indamu ze, ushaka gukira ubwe ku giti cye. Ari umuntu ushaka icyubahiro, umuntu ushaka kwikiza ku giti cye, kugendera mu modoka nziza, gutura mu nzu nziza iryoshye, gutunga ibya mirenge, ugasanga nibyo bagendereye, abivana mu maturo yaka abizera, abamukurikiye. Ibyo bireze cyane, kandi ubikora wese azabona ishyano. Yesu ati ngwino ugure. Abo bose bagomba kuza bakagura. Twese tugomba kugura, tukagura izahabu zatunganirijwe mu ruganda, arizo zishushanya kwizera gukorera mu rukundo, kwa kundi kutagira kwikanyiza, kwa kundi kutagira inarijye, kwa kundi kutagira uburyarya, kwa kwizera guturuka kuri nyir'ukugutanga ari we Yesu Kristo, ari we wa mugabo wo gukiranuka w'ukuri, wa wundi wiyita amen. Uko niko twese dukeneye, kwa kundi kwanyuze mu muriro ntigukongoke, kutajegajega, kudashobora gusubira inyuma. Uko niko atanga mu gihe cyose twicishije bugufi tukamusanga, tukemera kugura, tukakumuguraho. Yaradusezeraniye, ni isezerano ridakuka, arakuduha, azakuduha. Ntabwo ari icyo ngicyo agurisha gusa, ahubwo arakomeza. Umaze kugura izo zahabu, hari ikindi akubwira kugura. Ati kandi ungureho n'imyenda yera, imyenda yera, kugira ngo wambare isoni z'ubwambure bwawe zitagaragara. Twasanze ko uyu mujyi wa Laodikiya wari umujyi wari uzwi cyane muri textiles, cyangwa se mu myenda, mu bukozi bw'imyenda, imyenda y'igiciro, imyenda ihendanye ndetse n'idahendanye, imyenda myiza cyane yarutaga indi yose. Yari centre yo gukora imyenda ikomeye cyane, imyenda yexportaga cyangwa se yagurishaga mu masoko yo hanze yose, ku buryo wari umujyi uzwi cyane mu byerekeye iby'imyenda. Ariko wa mugabo wita amen, wa wundi wo gukiranuka ukuri, Yesu Kristo, aravuga ati iyo myenda yawe nta myenda irimo. Uribwira ngo ni imyenda yo guhisha ubwambure, ni imyenda yo kukwerekana yuko uri igitangaza, nyamara kandi ni imyenda ahubwo ikwambika ubusa. Ni ukuvuga ngo iyo myenda twiratana ni ubushwambagara, ni ubushwambagara, imyenda itwambika ubusa kandi twibwira ngo turambaye. Iyi myenda yera rero Yesu atanga ikaba ishushanya gukiranuka kwa Kristo, kwa kundi atangira ubuntu iyo umwiyeguriye wese utagize icyo umukinga. Bavandimwe, iyi ni commodity ya kabiri, cyangwa se igicuruzwa cya kabiri Yesu Kristo agurisha. Ati ngwino ugure, ungureho zahabu, kuko izawe nibikwangara, kugira ngo ube umutunzi nyamutunzi, atari umutunzi wibeshya ngo aratunze kandi atunze ubusa ntacyo afite. Atuze ungureho imyenda yera, imyenda mizima, imyenda mishya,
imyenda wambara ukumva wikwije, ukumva wambaye, ukubonye wese akabona wambaye, atari ya yindi wambara wareba ugasanga ni ubushwambagara, ugasanga yuzuyeho ibizinga, ugasanga uyambaye ni kimwe no kuvanamo akajugunya akagenda yambaye ubusa, akarorera kubeshya ko yambaye kandi ntacyo yambaye. Yesu Kristo ati ngwino ugure ya mirimo yawe y'ubushwambagara, ya mirimo yawe twabonye twagereranyije n'imirimo y'ubuyobozi bwo mu Rwanda, uyivaneho, ya yindi ibeshya abaturage, ibeshya amahanga ngo ndimo ndakorera abaturage ibintu bikomeye cyane, kandi ubeshya, uzi kubeshya, ahubwo ubica, ahubwo ubambura, ahubwo ubakenesha, ahubwo ubakorera ibyamfura mbi, ahubwo ubambura n'utwo bari bifitiye, udutwara ku magaragaro izuba riva. Ubwo buryarya, ubwo butiriganya, ubwo butindi ngo bwambure, uze unsange ndakwakira uko umeze kose, ungureho imyenda yera, imyenda mizima, imyenda itakwambika ubusa, imyenda wambara ari wowe ari n'abakubonye bose ukaba wikwije, ukaba wambaye. Ntabwo ari ibyo gusa, ahubwo wa wundi wita amen, wa mugabo ukiranuka kandi w'ukuri ari we Yesu Kristo, arongera akavuga commodity ya gatatu ugomba kumuguraho, Laodikiya igomba kumuguraho, twese tugomba kumuguraho. Laodikiya nk'uko twabibonye wari umujyi mu bintu waproducingaga cyangwa se mu bintu wakoraga mu nganda zawo zikomeye cyane, mu bintu yakoraga mu mafarumasi yayo yari akomeye cyane, wari umuti w'amaso. Niyo mpamvu Yesu nawukoresheje kugira ngo asabe Laodikiya kwijya kugura umuti w'amaso. Yesu ati ndagurisha, kandi ndagurisha n'umuti w'amaso. Uwo muti w'amaso murawushyiraho ariko mukanga mukaba impumyi. Uwanyu ni kumeze, uwa Laodikiya ni kumeze, uwacu ni kumeze, kuko turahumye. Twibwira yuko turi ibitangaza, ko tureba ibintu byose, ko tuzi icyo dukora, nyamara kandi wawe umugabo ukiranuka yatureba akabona turi impumyi, tutazi icyo dukora, ndetse turandatwa, dukeneye abaturandata kuko turi impumyi birindi. Ati kubw'ibyo rero nimuze mugure umuti wo gusiga kuri ayo maso yanyu kugira ngo muhumuke, kuko azi neza ko turi impumyi nubwo twe twibwira ko tureba. Ikindi kibazo twabaza ni iki ngiki, ngo icyo uwo nguwo wita amen, wa mugabo wo gukiranuka n'ukuri, icyo ashaka ko twishyura ni iki? Mumbabarire, icyo ashaka ko twishyura ni iki? Ubwishyu ashaka ni iki? Ko atubwira ngo nituze tugure, akaba abibwira Laodikiya ati ngwino ugure, niba utaje kandi unteye iseseme ndakuruka. Yabivuze mbere hose, abivuga binyujije mu muhanuzi Yesaya ati ngwino ugure, ndetse yongeraho ati n'udafite amafaranga naze. None se udafite amafaranga atanga iki? Niyo mpamvu iki kibazo kibaza ngo icyo uyu Yesu Kristo adusaba kwishyura ni iki? Yesu Kristo, umugabo wita amen, umugabo wo gukiranuka kandi w'ukuri, aratubwira ati ngwino ugure. Kandi nubwo waba nta mafaranga ufite uze, ariko nubwo waza ntabwo biri buze kwitwa yuko ubiboneye ubusa, ahubwo ugomba kugira icyo utanga,
ugomba kugura. Muri dictionnaire mugiyemo musanga kugura atari ngombwa gusa ngo utange amafaranga. Ibyo ngibyo twabibonye, ahubwo ushaka no gutanga ikindi icyo ari cyo cyose, ariyo ya system yakoreshwaga kera kose. Yesu Kristo rero nawe aravuga ati nubwo waba udafite amafaranga ngwino ugure. Ni ukuvuga ngo ibyo ari byo byose ubwo atari uguherwa ubuntu, ngwino ugire icyo utanga. Tukaba tugomba kumenya icyo tugomba gutanga icyo ari cyo. Icyo tugomba gutanga bavandimwe niho ruzingiye ingata, nicyo centre y'icyigisho cyacu muri uyu munsi, kandi niwo musozo ngira ngo tugende twibazaho kandi tumashe. Niba dushaka kumasha kugira ngo icyo kiguzi tugitange uko byagenda kose, kugira ngo nemere ngitange, kugira ngo wemere ugitange, icyo kiguzi Yesu Kristo asaba ko dutanga ntabwo ari amafaranga, kuko azi ko nta mafaranga ashobora kukigura, ntibishoboka. Ni ikintu gihendanye cyane kitagirwa n'umuntu wese uwo ari we wese uretse wa wundi wiyita amen, wa mugabo wo gukiranuka kandi w'ukuri ari we Yesu Kristo. Niwe wenyine ugifite. Akavuga ati nta mafaranga mushobora kubona yo kukigura, nta na makeya. Icyo tugomba gutanga ntabwo ari amafaranga, ahubwo kiboneka muri Yesaya igice cya 64 umurongo wa 6. Yesaya igice cya 64 umurongo wa 6 haravuga ngo, igice cya 64 umurongo wa 6 haravuga ngo, kuko twese twahindutse abanduye kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Kuko twese twahindutse abanduye kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Ngiyo bavandimwe imyenda twambaye, ibyo twakiranutse byose, bya bindi twita ngo turi abakiranutsi, ngo turagerageza dukora ibyo dushoboye byose, byose Yesu abibonamo ubushwambagara byuzuyemo ibizinga. Ati ngwino ugure. Nta mafaranga ushobora kubona yo gutanga, ariko hari icyo ngusaba gutanga kugira ngo ubuguze maze nguhe bya bindi byose uko ari bitatu tumaze kubona. Icyo tugomba gutanga kikaba ari iki ngiki tumaze gusoma muri Yesaya igice cya 64 umurongo wa 6 ngo, kuko twese twahindutse abanduye kandi n'ibyo twakiranutse byose bimeze nk'ubushwambagara bufite ibizinga. Birumvikana ko wa wundi wiyita amen, wa mukiranutsi w'ukuri, wa wundi Yesu Kristo, icyo adusaba gutanga, nimwumve namwe, ateye ubwoba, ni umugwaneza utagereranywa, utandukanye n'abandi bose. Icyo adusaba gutanga ni ubushwambagara, ubushwambagara bwacu, bwa bundi bwuzuyemo ibizinga. Kuko atubwira ngo ibyo mwakiranutse byose, ibyo mwibwira ngo murakiranuka, bya bindi mwibwira ngo mwakiranutsemo, kwa gukiranuka kwacu nguko kwa gukiranuka kwa Laodikiya. Ngiyo ya mirimo ya 3 y'akazuyaze, niyo yiyi ngiyo muri Yesaya ngo ibyo mwakiranutsemo byose, imirimo yanyu yose mwibwira ngo nagatangaza, ya yindi y'akazuyaze mwibwira ngo ni imirimo kandi yuzuye uburyarya, yuzuye kwigira banini, yuzuye kwibwira ko hari icyo mushoboye gikomeye cyane, kandi muri indyarya, kandi
mudashobotse kandi mukora ibintu mushaka kumvikanisha, mushaka kwerekana ko muri bitangaza, ko mwakoze neza cyane, ko mukorera abantu bose neza cyane, kandi mu by'ukuri mubakorera ibyo kubarimbura, ibyo kubica, ibyo kubagirira nabi. Bya bindi mugenda mubeshya ngo murakora neza, kandi mu by'ukuri ari ibintu bivuye kuri kamere, ari ibintu bivuye ku narige, gushaka kwikiza. Bya bindi mugenda ngo mugiye gutangiza itorero ry'Imana, kandi ari ukwishyiraho umuvumo. Itorero mugambiriye kugenda kwikiza, barantanze, barancuze, nanjye nshaka amafaranga mu bantu, nikize, ntwara imodoka nziza, nubaka inzu nziza, nanjye menyekane, mbigitangaza. Iyo mirimo wibwira ngo ni ugukiranuka, ibyo wakiranutsemo wibwira ngo wakiranutsemo, nibyo Yesu Kristo yita ubushwambagara. Niko ka kazu yaze kari mu byahishuwe igice cya 3:16 na 17. Niko kazu yaze kwibwira kuri igitangaza, ariko uri umutindi wo kubabarirwa, kwibwira ko uri umukire kandi ko utengamaye, ko ntacyo ubuze, kandi uri umutindi wo kubabarirwa, uri umuhanya. Yesu Kristo ati ngwino ugure, kandi nta kindi kiguzi nkwaka, ibindi nakwaka ntabwo wabibona, ariko ufate bwa bushwambagara bwawe, kwa kwiyemera kwawe, kwa kumva kuri igitangaza kwawe, kandi wibeshya. Bya bindi ugenda ubeshesha abantu, bya bindi we wibeshesha, byose ubizane. Iyo mitwaro yose uyizane, uyime, ndayakira kandi ndakuguranira. Barter system de talk, urabuguze, ungureho, nanjye ndabiguha kandi nkubabarire, kubera ko ndibuze kuguha ibyanjye, wambare ubwambure bwawe bwo kuzongera kugaragara, ubu umutunzi, utunge nyagutunga, bitari bya bindi byo gutunga izahabu z'ibikwangara ukaziryamira ngo uratunze kandi ntacyo utunze, bitari bya bindi byo kwibwira ngo amaso yawe umuti ufite ni umuti w'igitangaza, kandi mu by'ukuri uri impumyi. Uze ugure, utange kwa gukiranirwa kwawe, utange kwa kundi wita ngo gukiranuka kwawe, kwa kundi kuzuye ibizinga, kwa kundi ubeshesha abantu, kwa kundi wibeshesha, wibwira ngo urakiranuka, wibwira ngo urakora ibyiza, kandi byose bya byiza ari ibyo kuguhesha icyubahiro wowe, atari bihesha Imana icyubahiro. Yesu Kristo ati bizane byose ubinkorere, ndabifata ndabyikorera. N'abandi twavugaga ndetse b'abayobozi bisha abaturage nabi, baramutse bicishije bugufi, bagaca bugufi, bakajyana kwa gukiranirwa kwabo kose, bagajyana bya bindi byabo byose bakabitura ku birenge bya Kristo, uyu munsi arababwira ngo nimuze mwese, ndabagurisha, ndabaha ibyo nabateguriye, mumpe ubwo bushwambagara bwanyu. Imana ishimwe bavandimwe, kandi uyu ni wo musozo w'icyigisho cyacu, kandi nkaba nifuza yuko buri wese muri twebwe abitekerezaho, akagenda abitekereza kugira ngo byose tubimutureho, tubimugerekeho. Yarabidusezeraniye kandi yarabyemeye, kuko ni umugwaneza wicisha bugufi, kugira ngo natwe tuba bicisha bugufi, kwa gukiranuka kwacu twihangira, kwa kundi ko hagati na hagati, kwa kundi ko akazu yaze, kugira ngo Yesu Kristo ataturuka, kugira ngo tugende tubimutureho. Yaradusezeraniye ati nimubizane byose mbahe gukiranuka kwanjye. Imana idufashe, iduhe gukomeza kubitekerezaho, kandi no kumasha neza, guhitamo neza, kugira ngo byose tubijyane kwa Yesu. Arabyikorera, aduhe gukiranuka kwe. Ndabibasabira kandi nanjye mbyisabira kugira ngo twese Imana ibiduhere muri rya zina ryiza rya Yesu Kristo wadupfiriye kandi akatubambirwa. Amen. Reka dusenge. Mana yacu, urakoze cyane kubw'uyu mwanya mwiza
urakoze cyane ku bw'iki cyigisho cyongeye kutunagura, wongeye kuturarikira kuza kuri wowe, kugusanga, kugurisha ibyo dutunze, kuko ntacyo dutunze ubushwambagara. Tugusabye kugira ngo uduhe kuza ku birenge byawe, kugira ngo byose tubishyireho, kuko ni isezerano waduhaye, kandi isezerano ryiza, isezerano ridakuka kuko ntubeshya. Isezerano ryawe ni iry'ukuri, kugira ngo uduhe gukiranuka kwawe. Nicyo twese dukeneye kugira ngo tuzabone ubugingo. Mana, uduhe kugira ngo twese tumashe. Tubyambaje mu izina ryiza rya Yesu umukiza wacu, amen. Imani tumye hongo